Turabasuje bene data mudukurikira kuri iyi shene y'icaho ivugabutumwa yitwa ukuri kw'ijambo dusoma. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro yemeye ko twongera guhura. Uyu munsi turaganira ku bintu bibiri, turaganira ku mpano z'Imana, nyuma tuganire n'imihamagaro y'abakozi b'Imana. Ni ibintu rero abantu bakunze kujya bibazaho, bakeneye n'ubusobanuro butandukanye kugira ngo bamenye ukuri kwabyo. Turareba rero ziriya mpano z'Imana 9 dusoma mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye abantu b'i Korinto igice cya 12 umurongo wa 4 kugeza kwa 11. Buri muntu wese rero ahabwa ikimwerekanaho uwo mwuka. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Reka dusoma ayo magambo. Icyakora hari impano z'uburyo bwinshi kandi umwuka n'umwe, kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, ariko umwami n'umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana ikorera muri bose ni imwe. Umuntu wese ahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Ariko byose uwo mwuka n'umwe ubikorera muri bo, ugabira umuntu wese uko ashaka. Mwakira amagambo y'Imana. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro ko tugiye kuganira kuri izi mpano z'Imana, tukamenya uburyo zikora, imikorere yazo, ndetse n'uburyo abazihabwa bashobora kuzikoresha neza kandi zikungura itorero. Imana yacu ni ishimwe kandi Imana yacu nihabwe icyubahiro. Reka tubanze dusenge. Mana, turagushimye, uri Uwiteka kandi uri umwami. Nuhabwe icyubahiro ko utwemereye kandi wemeye ko tuvuga aya magambo, wemeye ko dusobanura ibintu, kuko uri Imana yacu, data wa twese, uri umushobozi, ni wowe ufite ububasha, ni wowe ufite n'imbaraga. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo uzumvira ijambo wese mwami uzamumurikire umubere itabaza, kandi unamusobanurire kugira ngo abashe kumenya ukuri. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko bisanzwe rero izi mpano turaziganiraho tugiye tureba imwe imwe, itangwa ite cyangwa ikora ite, umumaro wayo ni uwuhe. Turahera kuri iyi mpano y'Imana. Bibiliya tubwiye ko umuntu wa mbere ashobora guhabwa ijambo ry'ubwenge. Iyi mpano rero bita ijambo ry'ubwenge, nabyita sage cyangwa ubwenge buturutse ku Mana. Ni impano rero ituruka ku Uwiteka. Umuntu ayihabwa itari yonyine. Kenshi na kenshi Bibiliya ivuga ko nta mpano Imana itanga itazitanganye n'ubwenge, ziza zifatanye n'iyi mpano y'ubwenge. Bibiliya nitubwira ngo niba ubuze ubwenge ubusaba Imana, iyo ibutanga itimana. Umuntu ukoresha iyi mpano rero ni umuntu ufite impano y'ubwenge. Iyi mpano y'ubwenge ibasha kugenzura ubumenyi bwose busanzwe bwo ku isi, cyangwa ubumenyi bw'abana b'abantu. Imana yacu ni ishimwe kandi Imana nihabwe icyubahiro. Abantu rero bafite impano y'ubwenge, ntibishingira aho utuye, ntibishingira aho uvuka, ntibishingira aho ukomoka cyangwa n'aho usengera. Gusa Imana yagukunze ikagutoranya bitewe n'umumaro uyifitiye, ishobora kuguha impano y'ubwenge kugira ngo ugire ubwenge. Nanabwira abantu ko iyi mpano y'ubwenge ntabwo ushobora kuyihabwa ari uko gusa ukuze. Hari n'igihe ushobora kuyihabwa uri umwana, umuntu akavuka ari umwana. Ngira ngo Samweli iyi mpano yari ayifite, n'abandi bandi bagiye batandukanye. Iyi ni impano Imana yihera umuntu, agakurana nayo, akagendera nayo, akazagera gufata ubumenyi bwo ku ishuri, ariko afite impano y'ubwenge. Umuntu ufite impano y'ubwenge rero umubonamo ubwenge n'ubundi bisanzwe, umubonamo kujijuka biturutse ku Uwiteka. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Impano ya kabiri ni ijambo ryo kumenya. Iyi ni impano ibonekamo ibintu bikomeye, ibonekamo uburondozi. Biriya umukozi w'Imana aguhagarara imbere akakubwira ibyawe byose uko byagenze, akakubwira ibyaha waba warakoze, akakubwira imyitwarire yawe kandi mutavuganye. Iriya rero ni impano yo kumenya. Iyi ni impano ituma umuntu amenya ibintu bitabasha kumenyekana. Yagiye ikoreshwa n'abantu benshi batandukanye. Daniel niyo yakoresheje asobanura inzozi, ziriya nzozi zivuga ngo men tekeri ufurasini. Ziriya nzozi rero ni impano yo kumenya
iyi mpano bituma umenya ibintu byose. Imana yacu nishimwe. Mufite impano yo kumenya rero, nta kintu na kimwe gishobora kumwitambika cyangwa kumuca mu jisho ngo ye kutakimenya, na cyane cyane ko bidashingiye no ku nzozi ashobora kukureba agahita amenya byose abihishuriwe n'umwuka w'Imana. Imana yacu nishimwe. Impano ya gatatu ni impano yo kwizera. Kwizera kandi, umuntu ufite impano yo kwizera kenshi ntibisaba kugira ngo ibyo yizeye agomba bisengere. Apfa kuba afite impano yo kwizera. Iyo afite impano yo kwizera, byanze bikunze icyo yizeye kiraba. Nanabwira abantu ko iyi mpano yo kwizera itandukanye no kwizera Yesu umwami n'umukiza, kuko no kwizera Yesu bimwe ari byo byo kumwizera nk'umwami n'umukiza. Hanyuma iyi mpano rero ni impano umuntu ahabwa nko kwizera. Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu nihabwa icyubahiro. Tugeze ku mpano ya kane, ari impano yo gukiza indwara. Buriya isengesho risenga nko kwizera, Bibiliya itubwira ko rizahagurutsa n'umurwayi. Ariko umuntu ufite iyi mpano nawe ntibigomba gusenga. Bisaba ko iyi mpano yo gukiza indwara we yayifite ikomatanyije no kwizera, byanze bikunze ashobora kubwira umurwayi ngo haguruka ugende. Iyi mpano nayo abakozi Imana barayifite. Petero na Yohana ubwo bahabwiraga uremaye bakamubwira ngo haguruka ugende, bakoresheje iyi mpano yo gukiza indwara. Ariko buriya bari bafite n'impano yo kwizera, kuko ibyo bavuze byahise bikunda mu izina rya Yesu. Hanyuma tugeze ku mpano ya gatanu, ariyo mpano yo gukora ibitangaza. Gukora ibitangaza, ntabwo abantu bose bakora ibitangaza. Gusa iyi mpano yo si n'Imana yitanga gusa, usibye ko Satani afite n'izindi atanga. Ariko iyo gukora ibitangaza kenshi na kenshi usanga ari imbaraga Satani yo kwihimbaza kugira ngo yereke abantu cyangwa yemeze abantu. Gusa Imana nayo impano yarayitanze. Ariko umuntu ufite impano yo gukora ibitangaza agomba nawe kuba afite impano yo kwizera. Urugero ni umukozi w'Imana Elisa, ubwo yagiye bamututse, bamumaze kumutuka ngo nazamuke n'umunyaruhara, nazamuke zamuka munyaruhara we, yahamagaye idubu. Byanze bikunze idubu iraza, babaga bamutukaga ibacamo kabiri batanyaguza. Nta yindi mpano yakoresheje icyo gihe rero, yari impano yo gukora ibitangaza. Iyo uyifite ufite no kwizera, byanze bikunze ushobora kurema cyangwa ugakuraho ibintu byari biriho cyangwa ugashyiraho ibitari biriho. Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu nihabwa icyubahiro. Tugeze ku mpano ya gatandatu, ariyo mpano yo guhanura. Ndi bunavugeho ibintu byinshi umwuka yagiye ampishurira, na cyane cyane ko tugeze mu bihe bikomeye. Abantu benshi bakunze ubuhanuzi, bakeneye abahanuzi. Abahanuzi bakwitwara gute? Ese iyi mpano bayikoresha bate? Imana ishimwe ko yatumurikiye ikadusobanurira iby'izi mpano kugira ngo tubimenyeshe abantu, kandi birabafasha. Iyi mpano yo guhanura rero, guhanura ni ukuvuga ibizabaho cyangwa ibiriho. Daniel yigeze ahanura Abisiraheli, ababwira ko bazamara imyaka 70 mu bunyage. Bigaragara rero ko impano yo guhanura ivuga ibintu bishobora kuzaba imbere cyangwa ibyarangije kuba. Hanyuma undi muntu wahanuye akoresheje impano twatangaho urugero nawe mu Isezerano Rishya, Pawulo yandikiye Timoteyo avuga ngo umenye ko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe biruhe. Byanze bikunze Pawulo yari ari mu mwuka, yari afite impano yo guhanura, kuko ibyo hanuye turimo turebona ubu ngubu, kandi mu gihe cye ibyo ngibyo byari bitari byatangira kuba. Iyo ni impano yo guhanura rero. Iyi mpano y'ubuhanuzi rero irimo ibice bibiri ngiye gusobanura. Igice cya mbere iza ari uburyo bwihishurirwa, ari hahandi umuhanuzi ashobora kukubwira ngo umva icyo Imana imbwiye, hari icyo nabonye. Ni ijwi ry'Imana rikorera mu bitekerezo bye, kuko iyi mpano ni Imana ikorera mu bitekerezo bye, ikabasha kuvuga imigambi yayo, ikabasha kuvuga imikorere yayo, yimenyesha abantu kugira ngo basobanukirwe icyo Imana yifuza ku bantu. Uburyo bwa mbere rero ni uburyo bwihishurirwa, nibwo bwa mbere impano y'Imana y'ubuhanuzi ikoramo. Hanyuma uburyo bwa kabiri ni uburyo bw'ihumekerwa. Uburyo bw'ihumekerwa ni uburyo umwuka gufata cyangwa kuzaho ukumva ari kukuvugisha nta ruhare wowe bigizemo, akabwira uwo ashaka icyo ashaka, akavugira mu iteraniro cyangwa akaba yagira ikintu akora. Ni iyi mpano uri gukoresha, kuko icyo gihe Uwiteka araza akinjira mu bitekerezo byawe akagukoresha nk'igikoresho. Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro.
iyi mpano y'ubuhanuzi rero ni impano ikomeye, ni n'impano yagiye ifasha itorero. Icyo Imana yanayishyiriye mu itorero ni ukugira ngo abantu bamenye amakuru y'Imana, bamenye imigambi y'Imana ku itorero. Imana yacu ni ishimwe kandi Imana yacu nihabwe icyubahiro. Umuhanuzi rero cyangwa abahanuzi bashobora gukoresha impano y'Imana, ariko tunabwira abantu ko hari n'abakozi ba Satani cyangwa abantu bashobora gukoresha izindi mbaraga za gishitani bakaba baguhanurira. Urugero ni nk'abapfumu. Umupfumu yakubwira ibintu byakubayeho, akakubwira n'ibizakubaho. Niyo mpamvu rero tugomba gushishoza cyane cyane igihe hari impano y'ubuhanuzi, kuko biri tubwira ko ubuhanuzi byanze bikunze bwemerwa ari uko busohoye. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Bivuze iki rero? Bivuze ko tugomba kubanza gusobanukirwa neza, tukanamenya uyu muntu uhanuye ahanuye arinde, uyu mwuka uturutse kuki. Reka nanatangariza abantu ko hari imbaraga buriya eshatu zishobora gukorera mu muntu. Imbaraga ya mbere ni imbaraga ya Satani, imbaraga ya kabiri ni imbaraga y'Imana ari ishaka gukoreshwa ugahanura, hanyuma imbaraga ya gatatu ni imbaraga y'amarangamutima. Muri make ibitekerezo byawe bikaba byagira ikintu bivuga cyangwa bishingiye ku cyo byabonye cyangwa icyo byumvise. Nanabwira abantu ko uri umuntu aramutse aguhanuriye ubanza kubigenzura. Nanavuge ko iyi mpano y'ubuhanuzi cyangwa n'izindi mpano zose zigenzuzwa ibyanditswe byera. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Yari Imana rero ivuga rimwe, ikavuga kabiri ndetse na gatatu, kandi ntabwo Imana ishobora kukuvugisha cyangwa ivugire mu muhanuzi wowe itaguhaye rezo nibura yo kumenya ko ari ijwi ry'Imana. Bibiliya ivuga ngo intama zanjye ndazizi, zumva ijwi ryanjye zikamenya. Iyo ari Imana ivuze byanze bikunze uri kubwirwa amenya ko ari Imana ivuganye nawe, kandi Imana ivugira mu bimenyetso. Kandi Imana ntabwo iza muri biracitse. Twibuke ko Imana ari urukundo, twibuke ko Imana igira ibambe kandi itinda kuraka. Niyo yavuga isa nikurakariye, ariko iza gusoza ivuga iti mwana wanjye humura, nzakugira neza, icyo nkwifuzaho ni iki ngiki. Kandi nanabwira abantu ko nta muntu n'umwe biciye mu buhanuzi Imana itavugisha. Imana ivugisha abantu bose, binaciye mu buryo butatu nabwo ngiye gusobanura. Uburyo bwa mbere ni uburyo bwo mu nzozi. Usinziriye mu gicuku cya nijoro, abantu bose bashyizweyo, Imana ishobora gusanga ibitekerezo by'abantu bose ikabiyereka mu nzozi, ikavugana nabo, abakomeye n'aboroheje. Imana yacu ni ishimwe kandi Imana yacu nihabwa icyubahiro. Hanyuma uburyo bwa kabiri ishobora gukoresha ni uburyo bw'ijambo, ibyanditswe byera. Bibiliya itubwira ko ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Byanze bikunze rero iyo iciye mu byanditswe byera ni ubuhanuzi butajya bunavangirwa. Ni nayo mpamvu aribwo buhanuzi bw'ukuri tugomba kugenzuza ubundi buhanuzi cyangwa izindi mvugo z'Imana twumvisha. Hanyuma uburyo bwa gatatu, Imana ivuga ko izavugira mu kanwa k'abahanuzi. Abahanuzi rero ishobora kubacamo ikavugana nawe, kuko nibwo buryo butatu Imana icamo ivugana n'abantu. Ndahamya ko rero ubwo nta muntu Imana itavugisha mu gihe icyo ari cyo cyose. Imana icyo nyikundira, niyo uri mu byaha iragusanga ikakuganiriza ikakuvugisha, ariko ishaka kukubwira ni umugambi mwiza wo kuguhindura no kugukura mu byaha urimo ngo nawe ubone ubugingo. Imana yacu ni ishimwe kandi Imana yacu nihabwa icyubahiro. Tugeze ku mpano rero ya karindwi, ariyo mpano yo kurobanura imyuka. Umuntu ufite iyi mpano byanze bikunze nta mwuka uwo ari wo wose, waba uturutse kuri Satani cyangwa n'uturutse ku Mana yayoberwa, kuko abafite rezo yo gusobanukirwa neza no kumenya uwo mwuka uwo ari wo, uravuga iki, ufite mugambi iki. Iyi mpano rero yo kurobanura imyuka ni impano ikumenyesha buri kintu cyose. Byanze bikunze umuntu uyifite akabasha kurobanura imyuka, abasha kumenya umwuka w'Imana uvuze cyangwa uri gukora uwo ari wo. Na cyane cyane ko imyuka ya kidayimoni burigira ukuntu yigaragazayo, kandi Bibiliya tubwira ko uyu mwuka wose twawugenzuza imbuto, kuko umuntu utera imbuto zikwiriye bihanye. Bibiliya tubwira ko nta giti cyiza cyakwera imbuto mbi, kandi nta n'igiti kibi cyakwera imbuto nziza. Ushatse rero kurobanura imyuka, kenshi na kenshi wazajya unashingira mu kumenya icyo ijambo ry'Imana rivuga cyangwa rikora. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Iyi mpano yo kurobanura imyuka rero abantu barayikoresha, kandi igira ikintu kiyiranga. Imana yacu nihabwa icyubahiro, Imana yacu ni ishimwe. Hanyuma rero impamvu zo kugira impano yo kurobanura imyuka ni uko Satani ashobora gukora cyangwa agakoresha abantu nawe byanze bikunze, ariko iyo dufite impano yo kurobanura imyuka tumenya ninde uri kuvugira muri uyu muntu.
tugeze ku mpano ya munani, ariyo impano yo kuvuga indimi nyinshi. Imana ishimwe. Hari n'abantu bamwe basenga bakurikiye Yesu umwami n'umukiza cyangwa abanyamadini batemera impano yo kuvuga indimi nyinshi, ariko ni isezerano. Reka nibutsa abantu, Yesu yaravuze aciye mu bakozi b'Imana igihe bavuga ngo iri ni isezerano ryacu n'iry'abana bacu n'iry'abari kure bose n'abazahamagarwa n'umwami Imana bose. Ikimenyetso kigaragaza impano z'Imana ku mwuka w'Imana yakujemo, Bibiliya tubwira ngo buri muntu wese ahabwa ikimwerekanaho uwo mwuka. Byanze bikunze impano yo kuvuga indimi nyinshi ni ikimenyetso cy'abizera kandi bagendana, kigaragaza ko ari impano z'Imana babonye. Kandi ndashaka kuvuga kuri izi impano zo kuvuga indimi nyinshi, Imana ishobora kuvuga indimi zo mu gihugu gituye hano mu isi cyangwa zigaragara ku isi. Abantu bashobora kuba bakumva mu rurimi rw'iwabo, ariko kimwe nuko Imana ishobora kuguha impano yo kuvuga indimi z'abamarayika, indimi zitamenyekana. Biba byiza rero y'Imana iguhayo iyi impano yo kuvuga indimi, ikaguha n'impano yo kuzisobanura, kuko byanze bikunze abantu baba bategereje kukumva, baba bategereje kumva indimi zisobanuye. Bibiliya rero ikavuga ko izi mpano zo kuvuga indimi nyinshi ni ikimenyetso cy'abantu batari bamenye Imana, kuko biba byumvishe baba bumva ari ibintu bikomeye, ariko kubizera ntabwo ari ikimenyetso, kuko twebwe bitubera ikimenyetso cyiza iyo uzivuga nibura abasha no kuzisobanura. Imana yacu nihabwe icyubahiro kandi Imana yacu nishimwe. Hanyuma tugeze ku mpano ya 9, ari nayo ya nyuma, impano yo gusobanura indimi, ari nayo twavugaga ikurikirana n'ingi yo kuvuga indimi nyinshi. Iyi mpano yo kuvuga indimi nyinshi rero ni ururimi, gusobanura indimi ni ururimi ushobora kuvuga wumvisha uruvuga, ukasobanurira abantu mu rurimi hakurikijwe igihugu muherereyemo cyangwa agace mutuyemo. Nanabwira abantu ko abantu bahabwa indimi zinatandukanye, ariko umuntu uhabwa kuvuga indimi nyinshi hari n'ukuntu Imana imuzanira no kuzisobanura, akavuga noneho agenda azisobanura. Yaba ari ubuhanuzi, yaba ari amayerekwa cyangwa n'ibindi bintu abonye, akabivuga mu rurimi rutamenyekana, ariko ari bushyireho n'urundi rurimi. We nk'umuha mu Kinyarwanda ahita asobanurira abantu mu Kinyarwanda icyo Imana irimo kuvuga, kimwe nuko adashobora kubihabwa bigahabwa undi, byanze bikunze agasobanura ibyo ari byo. Imana yacu ni ishimwe kandi Imana yacu nihimbazwe. Iyi mpano yo gusobanura indimi rero hari n'ukuntu umuntu ayihabwa. Umwe yahawe nk'indimi agashyira mu mandiko. Byigeze bibaho aho Daniel yasobanuraga urwandiko arusomera umwami rwavuga ngo meni tekeri farasini, byari bisobanuye ngo ubwami bwawe buranyazwe, buhawe abamedi n'abaperesi, ariko yari yabanje gupimwa n'ubundi ngo Imana isanga adashyitse. Iyi rero uyu wasobanuye ibintu yari afite impano yo gusobanura indimi. Umuntu ufite impano yo gusobanura indimi rero byanze bikunze n'amandiko arayasobanura, icyo abanyamwuka twita amandiko, kuko we abasha gusobanukirwa inyandikere yose, niyo yabivuzwe mu marenga arayimenya. Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu nihabwa icyubahiro. Byanze bikunze rero Imana yashyize zino ndimi mu itorero, cyangwa ishyira zino mpano mu itorero kugira ngo byungure itorero. Imana yacu nishimwe. Biba byiza rero iyo tubikoresheje neza. Ufite impano z'Imana ntazikoresheje mu kwihimbaza cyangwa mu kwishyira hejuru. Nanabwira abantu ko izi mpano tumaze kuvuga n'imihamagara tugiye kuvugaho ntago bigurishwa amafaranga, ni ibintu Imana ikwitegereza ikaguhera ubuntu. Kandi ijambo ravuga ngo mwahereye ubuntu mutangira ubundi. Natwe turi kuzikoresha, turimo gufasha itorero, turimo gufasha abakristo, tugomba kubikorera ubuntu nta kiguzi. Imana yacu nishimwe kandi nihabwe icyubahiro. Tugeze rero ku gice cya kabiri cy'ubu butumwa bw'uyu munsi, igice cyitwa imihamagaro 5. Ni imihamagaro dusanga rero mu Befeso igice cya 4 umurongo wa 11 kugeza ku wa 12. Iyi mihamagaro rero irasobanutse nayo, reka tuyisome hanyuma tumenye ibyo ari byo, tumenye icyo umwuka ari kutubwira, tumenye icyo umwuka abwira amatorero, tumenye impamvu Imana yazanye iyi mihamagaro mu itorero. Hanyuma turahera ku murongo wa 11 mu rwandiko Pawulo yandikiye abantu bo muri Efeso. Aravuga ngo nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba abwiriza butumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri,
n'abigisha, kugira ngo abera batunganyirizwe rwose gukora uwo murimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse, kugeza ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Imana yacu nishimwe, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Iki gice cya kabiri cy'umuhamagaro nacyo turakiganiraho. Umuhamagaro wa mbere Bibiri tubwiye nuwo bita intumwa za Kristo cyangwa apotre. Izi ntumwa rero ni umuhamagaro uba mu itorero. Nanabwira abantu ko uyu muhamagaro ni Yesu wenyine ukwihamagarira, ntago wahamagarwa n'idini, ntago wahamagarwa n'umuryango. Iyo uhuye na Yesu wenyine akwiherera imisiyo yo kugenda ubwira abantu ubutumwa bwiza. Uyu muhamagaro rero ku rute rero, ubundi intumwa ni umuntu ugenda abwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, aho abantu bamaze kumva bahindutse, habonetse abizera, agashyiraho abakuru b'itorero cyangwa abayobozi b'itorero bagakurikirana uyu mukumbi, bagakurikiza intama. Ni uku nguku rero uyu muhamagaro ubasha gukora w'intumwa. Hanyuma uyu muhamagaro wo kuba intumwa ushobora gukorwa n'abagabo, kandi ushobora gukorwa n'abagore igihe Yesu abiguhamagariye, ariko uhuye nawe ntawe ugusutseho amavuta, nta n'ukwimitse kundi ngo abe yakugira intumwa. Ni umuhamagaro rero utangwa na Kristo. Hanyuma umuhamagaro wa kabiri ni umuhamagaro w'ubuhanuzi. N'ubundi hari abantu bakora ubuhanuzi rero, usibye no kuba ari impano y'Imana, ariko bikaba umuhamagaro, bikarenga kuba impano bikaba umuhamagaro. Umuhanuzi rero niwe bita profete. Aba ni abantu bafasha itorero mu kumenyesha umugambi w'Imana ku bantu n'iki Imana ishaka ku bantu. Aba bahanuzi rero nabo twabavuzeho, turi buze no kubagaruka mu gice cya nyuma dusobanura icyo Imana yaduhishuriye kuri aba bantu bitwa abahanuzi, yaba bafite umuhamagaro wa gihanuzi cyangwa abakoresha impano yo guhanura. Umuhamagaro wa gatatu ni umuhamagaro w'abigisha. Uyu muhamagaro ni umuhamagaro wabigishijwe, kandi kugira ngo nabo bazigisha abandi. Imana yacu nishimwe. Aha rero ababigisha nibo twakwita abarimu. Usomye mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya kabiri umurongo wa kabiri, yamubwiraga ko ibyo yamwumvanye azabyigisha abantu bizewe, kandi nabo kuzabyigisha abandi. Uyu ni umuhamagaro rero nawo uboneka mu itorero. Hanyuma umuhamagaro wa kane ni umuhamagaro w'ababwirizabutumwa bwiza. Uyu muhamagaro unagaragara cyane muri Mariko 16 umurongo wa 15 kugeza ku wa 18, aho Yesu yavugaga abwira abantu bose ngo mugende mu bihugu byose mwigisha abantu ubutumwa bwiza, abazemera mubabatize, kandi abantu mubahindure abigishwa banjye. Uyu ni umuhamagaro rusange abakristo twese twibonamo. Umuntu wese wamenye Imana, umuntu wese warangije kwizera Yesu Kristo, arahamagarirwa kubwiriza bagenzi be no kubahindura, kandi akabahindura abigishwa ba Kristo. Imana yacu nishimwe, kandi Imana yacu nihabwe icyubahiro. Tugeze ku muhamagaro wa gatanu, ari wo muhamagaro Bibiliya tubwiye ngo ni abungeri. Aba bungeri rero ni abantu bahawe gutwara cyangwa bahawe ubuyobozi, aribo twabonamo n'abakuru b'itorero. Aba nibo Pawulo yavugaga ko uyu muntu uhamagarirwa kuba umwungeri agomba kuba ari umugabo w'umugore umwe. Uyu muhamagaro hari impamvu Bibiliya yagiye ikomanta isa n'ishaka kuwushyira ku bagabo gusa. Si ukuvuga ko abagore batahamagawe cyangwa badafite ibyo gukora, ahubwo dufite Imana izi ubwenge, dufite Imana ishobora byose. Yari izi ko abagore cyangwa abadamu umuhamagaro wabo bashobora kuzagira imihamagaro, bakazagira n'impano, ariko umuhamagaro w'abungeri ntago bawuhamagarirwaga cyane, kuko Imana yabaga izi neza ko bafite inshingano nyinshi zo gufasha imiryango babamo cyangwa imiryango yabo. Kuko uyu muhamagaro w'abungeri ni umuhamagaro ukomeye, ni umuhamagaro ugora, ni umuhamagaro wo kubungabunga intama no kuziba hafi no kuzimenya. Imana yacu nishimwe, kandi Imana yacu nihabwe icyubahiro. Tugeze rero ku cyitonderwa cy'izi mpano. Iyo urebye ukareba ku isi, ukareba mu itorero, ukareba ukuntu abantu bakoresha impano, ni nabyo byateye abantu benshi kuva ku Mana no kutagirira icyizere abahanuzi. Ugasanga umuntu yabahawe impano yumvishe ko ari zahabu yindi abonye yo kujya gukangisha abantu. Ariko ndashaka kubwira abantu, izi mpano z'Imana umuntu uzitunze cyangwa umuntu ufite umuhamagaro yagombye kuba afite ijambo rizima
bw'Imana rigwiriye kandi muri we kandi rifite ubwenge. Kigaragara usanga abantu mu itorero, usanga no madini witwa ngo n'umuhanuzi akabyina agaramye, akabyina yubitse inda, ukabona nta ibintu ari gukora imbere y'abantu ni ibintu bidafite ubwenge. Imana yarambwiye ngo nzabwira abantu n'abajya kuri zino mbuga nkoranyambaga kubwiriza ngo nta muntu ufite umuhamagaro w'Imana, nta muntu ufite impano z'Imana ukwiye kuzanwa ahangaha no kubwira mugenzi we cyangwa no kumuvuga mu izina no kumuserereza cyangwa kugira ibindi bintu amuvugaho. Imana yarambwiye ngo nzabwira abantu ngo bazaze bavuge Yesu ni izina tuboneramo agakiza, niryo zina rifite agaciro, niryo zina ryo kuvuga kandi no gukorera. Imana yacu ni ishimwe kandi Imana yacu nihabwa ikiburo. Ugasanga umuntu yagiye gusenga, yagiye mu butayu cyangwa yagiye mu buvumo ngo n'umuhanuzi, akajyana kamera, akajyana abanyamakuru, hanyuma amasengesho yose akayacisha ku mbuga agaragaza ko yasengeye abantu. Biriya bintu ntabwo ari ibintu byiza, ntabwo ari ibintu byiza. Niyo mpamvu abantu abakozi b'Imana bafite umuhamagaro bagomba kuba bafite ijambo rizima kandi rigwiriye muri bo kandi rifite ubwenge. Imana iduha ubwenge kandi Imana idushoboze mu izina rya Yesu. Hanyuma icya kabiri, umwuka w'Imana yambwiye ko abo bantu bafite uyu muhamagaro, iyi mihamagaro 5 cyangwa zino mpano 9 bagomba kurangwa no kuba barahindutse kandi bagahindukira bakihana imirimo igaragara mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 19 kugeza kwa 21. Icya mbere bagomba kuba barahindutseho ni ukuba batagisambana kandi batakora ibiteye isoni cyangwa batangana, badatongana, batagira ishyari, batagira umujinya, batagira amahane, batitandukanya, batirema ibice, batagomanwa cyangwa ngo basinde n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Bibiri ivuga ko abakora bimeze gutyo batazabona ubwami bw'Imana. Ikintu cyaranga rero cyangwa cyakubwira ko umuntu ari mu muhamagaro w'Imana cyangwa afite impano z'Imana agomba kuba agaragarwaho n'imirimo myiza yarihanye iriya mirimo ya kamere. Nanabwira abantu ko umuhamagaro cyangwa impano nta hantu bihuriye n'agakiza. Bivuga iki rero? Tubwirwa n'iki ko wakijijwe? Tubwirwa nuko wakijijwe wararangije kwihana iriya mirimo ya kamere itakikugaragaraho. Warahamagaye Imana ukayemerera ikaza igatura mu mutima wawe, igahindura ibitekerezo byawe. Dore ko Imana ivuga ngo nkingura umutima wawe mwinjiremo niho nshaka gutura. Iyo Imana ituye mu mutima wawe, nanabwira abantu ko umutima Imana ivuga suye umutima w'inyamutera ugatunganya amaraso ukayakwirakwiza mu mubiri, ahubwo ni ibitekerezo. Ibitekerezo nibyo umwami Imana azagaturamo akabasha kudutsindira kamere, kuko umuntu ntago yakizwa kamere atabonye Imana ngo izimutsindire kamere iri muri we. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Tugeze ku musozo rero, ariko abantu bafite impano cyangwa umuhamagaro Imana ibagirire neza, babashe guhinduka, babashe gutunganywa. Ikindi umwuka yabwiye, ese aba banyamuhamagaro, aba banyempano batungwa n'iki? Usomye mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye abantu b'Ikorinto igice cya 9 umurongo wa 7 kugeza 14, Bibiliya ivuga byanze bikunze ibizatunga aba banyamuhamagaro cyangwa ubuzima bw'imibereho yabo buzagenda gute. Hanyuma muri Yesaya 3:10 hakavuga ko abakiranutsi bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Nanakangurira abantu wifite umuhamagaro w'ubuhanu muri iyi mihamagaro 5 akaba afite n'impano y'ubuhanuzi, namenye ko agomba guhaguruka agakora agatungwa n'imirimo y'amaboko we. Abakiranutsi bazabeshwaho no kwizera kandi ko bizeye Yesu Kristo, hanyuma bakanatungwa nuko bakoze. Hanyuma abantu bahagurukiye isi bagagurukira abakozi b'Imana babatubuzi bagenda bahanura. Bibiliya ivuga ko Imana yabo ngo arinda, nta kintu bashobora kuzageraho kuko ibyo bibereyemo nabyita nka tiyatere, nta bugingo bafite. Abantu rero nibagerageze kuburira abantu bakoresha impano z'Imana mu bintu bifitiye inyungu Imana, kuko Imana ibyo kubatunga n'ibyo kubabeshaho nabyo yarabiteganyije. Imana yacu nihabwa icyubahiro kandi Imana yacu nishimwe. Tugeze mu kanya ko gusenga rero, dusengera abantu bafite imihamagaro 5 kugira ngo bayigendemo neza. Dore ko bivuga ko iyi mihamagaro yose ishyirwa mu itorero kugira ngo he kugira n'umwe wahinduka umutwe, ahubwo ibingingo za Kristo, hanyuma Kristo aba ari uhinduka umutwe, ni uhagararira imihamagaro yombi uko ari 5, hatagira uwishyira hejuru, hatagira umva ko hari icyo ari cyo, ahubwo ibyo byose yabiherewe kugira ngo yubake ubwami bw'Imana. Hanyuma bahawe impano nabo bazikoreshe neza kandi Imana izababa hafi kandi Imana izabashyigikira. Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu nihabwa icyubahiro. Reka dusenge rero.
Mana turagushimye kuko usobanuye ibintu by'impano 9 n'imikorere yazo n'imikoreshereze yazo. Ndagushimye uri Uwiteka, ndagushimye uri Rubasha, ndagushimye urakomeye uri Gitanga, ndagushimiye kubw'iyi mihamagaro usobanuriye abantu ntabwo bazongera kugenda bigira ibyigenge, bagiye kumenya icyo bahamagariwe, kandi umuntu wese akorere mu muhamagaro we kugira ngo abashe guhindura no guhindura abantu tuzabona ubugingo. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen, amen.